hari n'abatazayigeza. Nimba warandikiwe kuja hanze uzagenda, kandi nimba utarandikiwe kuja hanze isi zose ni zimwe, n'iriya tubwiye barapfa bararwara ni kimwe na hano, ariko mwihangane. Ikindi kigira kabiri cyanyuma nshima, ndashima Imana ko muri uyu mwaka ushize nkuko umudamu yabivuze twagize abarwayi benshi. Muzehe yaraje arwaye, azana na muramo wacu baza barwaye, bageze hano mu kwezi k'umunani 2021 bahagera barwaye, 2022 bahagera barwaye. Umunsi wa mbere tuje ku bitaro njana uriya muramo wacu, twagiye muri Agakane. Tugere muri Agakane duhura n'umudokiteri adutuma amasikane, amaze kudutuma amasikane tuja Germany kuyakorera Germany. Uwo munsi navuye kuyafata ndayafotora, nohereza uwo dokiteri yari yampaye nimero ziwe, ahita ambwira ko uwo muntu arwaye kanseri, ariko arambwira ngo hari kuwa mbere, kuwa kabiri, ahari kuwa kabiri, kuwa gatatu nzaze ampuze n'umudokiteri ubishinzwe. Ngezeyo twagiye twateze imodoka hari bisanzwe, tugezeyo batubwira ko umuntu arwaye kanseri. Twari kumwe n'uwo mudamu, akazambwira ngo nimufate ngo izugiye kumugwaho, ariko ndashima Imana ko byagenze kose twaramuvujije ibishoboka byose, yarakize. Ubu twagiye mu makontrole, ubu ni muzima, turashima Imana ko yakize. Nanone muri iyo periode muzehe nawe yararwaye, tumujana mu bitaro, nawe twagiye muri Agakane arwaye mu rwongo, baramubaga, byari biteye ubwoba, nawe yarakize, kuri none ni muzima, Imana ishimwe. Na mukecuru nawe yaje kuza nyuma, nawe arwaye, nawe twaragerageje ibishoboka byose, twarabafashije, twagiye amanywa na nijoro kugira ngo bavurwe. None turashima Imana ko dusize ari bazima, bavuga bagenda, Imana ishimwe. Ndashimira abantu twagiye dukorana, ndashimira timu y'abakamerameni baje nyuma bakereje, twarakoranye, ndabizi twakoranye neza. Ngitangira nkija muri uyu murimo, mwene data Cubahiro yagiye anigisha mpugura mu bintu byinshi, ibyo yampuguyemo zose narabifashe, kandi nanje sinamugoye ngo ngire ubwenge bukeya, narabifashe, ndamushimira. Ntangiye akazi naraje ndabegera, ndababwira ngo aka kazi nkagiyemo ndi umusaza, mwe muracara abana, murabasore, none gamuza mumfasha guhagarara umwanya muremure, murabizi bwo abasaza cyabaza bishobora. Baramfasha mu buryo bwose, nagendaga gufata amavideo gusa, bahageze bakabikora neza, bakamfasha ibyo ndashoboye byose. Ndabashimiye cyane kuzo twakoranye byose, Imana ibampera umugisha. Ndashimira abanyagikundi ibimina nabayemo, nayoboye ibimina byinshi hano, ariko hari kimina cyitwa ngo ni Badilisha Maisha, narakiyoboye guhera umunsi cyatangiye, kigize imyaka 4, mbashakira ibyangombwa byose bya leta, size bafite na konte muri banki, muri KCB. Rero ndabashimira ko twabanye neza. Ibintu by'amafaranga biza bigora iyo mukorana n'abantu ibintu by'amafaranga, ariko twakoranye nabo neza. Rero nabo ndabashimira ko twakoranye nabo, tukaba twarasezeranye nabo amahoro. Rero turabasezeye, kuwa kabiri tuzerekeza muri kiriya gihugu cya Amerika, tugiye iw'abandi, ariko iwacu ni muri Kongo. Tuzataha nubwo tugiye ngo amazi azashuha, ariko ntazayibagirwa iwabo wambeho. Turagiye ko turakomeza gusengera igihugu cyacu cya Kongo, kizakira tuzagisubiramo, kandi tugituremo n'imiryango yacu. Rero tukaba tubasezeye, kandi namwe tugiye kuzaza tubasengera, Imana izabagirire neza, muze tuzabana. Rero kuwa kabiri tuzahaguruka, abazabona umwanya muzaze muduherekeze,
dusezerane, kandi batazabona umwanya musigare neza. Mu by'ukuri ikindi nza kwisiguraho muratubabarira, birasa n'ibyadutunguye. Nari nzi uko nzagenda mu kwa 12 ariko bagenda bagomba kwigizayo bigera igihe turambirwa. Habaye kuwa gatandatu w'iki cyumweru gishize nibwo baduhamagare kera byinjira muri gahunda yo kuja mu miti. Mbura umwanya wo guhamagara abantu benshi, n'abantu benshi nabasezereye ku mbuga tugiye duhura. Rero abo ntageze mu mago yabo si kwa ubaya mugani w'Abaswahili. Mu by'ukuri suko tutabanye neza, nuko twabanye neza namwe ariko ni imyanya yabuze. Rero muratubabarira kuri ibyo. Ikigira kabiri, turasezera akarere ka Kayole. Akarere ka Kayole igihe kabayeho kaba karere, murumva ko icyo gihe bababwiye ko twari ingo 3 ariko tugenda twiyongera. Nigeze gukora muri executive y'akarere ka Kayole. Executive ya mbere yayikozemo ka secrétaire comptable muri 2000 ija kurangira. Rero ndabona umuyobozi w'akarere tutabandikiye ariko tituzogenda tudasezeye. Icya kabiri, aka karere naragakoreye, nta musanzu wabayeho w'akarere hano ntatanze. Ibyago byose byagiye biba muri kano karere naratabaye, nakoze imirimo ikomeye. Rero turabasezeye, usigare neza, tuzakomeza tuvugane iriya tugiye, kandi natwe twese dukomeze dusengere kiriya gihugu cyane cyacu cya Kongo, tuzagaruke tukijemo iw'abandi n'iw'abandi nyine. Murakoze. Gatoya nanibagiwe, hari umuturanyi wacu, kuna jirani Mama Kemo wako mkuje mpiteni mbele. Igiswahili cyo gushima kiza kija nko kugora ariko ndagerageza. Nitashukuru hawa jirani. Huyu mama na mkati nilifika kwa hiyo nyumba, kwa hiyo plot, ilikuwa na watoto wawili. Mmoja alikuwa mdogo sana, lakini hao mama wamependa watoto wangu zaidi yangu mwenye amewazaa. Nilikuwa nawachia watoto, natembea wanafikisha saa 5 ya usiku wanakaa kwao. Walipenda watoto yangu zaidi kuliko mama yangu mwenye amenizaa. Na washukuru vile tuliishi na nyinyi, na vile mlipenda watoto yetu, na vile nasi mmetupenda. Kwa hiyo hiyo upendo mmetuonyesha, hata na sisi tutawaonyesha hiyo upendo. Tutawasiliana na nyinyi, tutawaombea, tutaendelea kuombeana mpaka mwisho wa dunia. Asante. Koze iyo umuntu ari hano azagenda yibagirwa amagambo menshi. Hari umuturanyi wanje ngiro nsanga namwibagiwe. Nyaribugwa ari hano? Nyaribugwa hari uri hano? Zabitugora kuvuga ngo banyina wa runaka, ariko turabashimiye. Mu by'ukuri twarabanye nabo neza. Imyaka yose twabanye muri plot imwe, tugituye hano, tuje turimukana nabo. Turongera kandi tubana umuryango n'undi. Twabanye neza, twarabasezeye mu rugo, ariko kandi turashimira umubano mwiza twabanye. Nibagiwe gushimira ku badata bukwe babagunga. Muramu wanje Pascal yafashe urugenzi ava i Kampala aza kudusezera. Namwe turabashimiye cyane. Nanibagiwe gushimira abanyakarere ka Gitavi, barimo abasaza baje nyuma na muzehe hariya. Mu by'ukuri twarakoranye imirimo nyinshi, tubasezeyeho. Rero musigare neza, tuzakomeza tuvugane. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.
tuze ngo mbere ya byose turashima Imana itugejeje kuri uyu munsi. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Twarawutegereje cyane. Umuntu yibazaga uko uyu munsi uzaba usa, sinibazaga ko ari uko bizaba bimeze, nagiraga ngo wenda uzazana iyindi kara cyangwa iyindi kurere, ariko iminsi yose irasa ariko simwe. Rero nshima Imana itugejeje kuri uyu munsi. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nukuri umuntu karabura aho yahera naho yasozereza kubera imyaka myinshi nyine abantu bamaze iminsi hano, ariko turavuga bike twibuka, ibindi bisigaye turabirekera mu mutima. Imana izaba yabibonye. Imana ishimwe. Rero ndashima Imana. Imana yadukoreye imirimo ikomeye cyane muri iki gihugu. Twakiboneyemo byinshi, ariko Imana yakomeje kuturinda, turayishima cyane. Imana ishimwe. Ndashimira kandi Imana yafashije muzehe. Murabona imyaka yiwe ni myinshi. Yakomeje kugira umuhate, ngewe ndetse nkamubwira ati si yabyihoreye ko mbona ruya rugenda ari rurerure, ariko biramunanira. Rero kuba Imana yaramushoboje akaba yarageze hano amahoro, ariko tugira ngo none nagira hano aranarwara, ariko Imana yamurinze kandi ubu akaba akiri muzima. Ni ukuri Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero ndashima Imana itugejeje kuri uyu munsi, kuko nabivuze twari tuwutegereje imyaka myinshi. Twageze hano 2015, twagiye muri UN 2015 mu kwezi kwa kabiri tariki 26 nibwo twageze hari. Rero nyuma yabwo nyine tuza kugira izindi mpamvu turagenda, twagarutse 2018. Imana iradufasha. Twahuye n'ibibazo byinshi cyane, twaje turwaje, ariko Imana iradufasha, abarwayi barakira. Simpamenya niba mwumva ko ndabona abantu babasakuza cyane. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero turatangira urugamba nk'uko mubizi nyine rwa processus. Imana ibidufashamo. Byukuri twaragerageje ahacu imbaraga zacu, Imana iradushigikira. Ni byiza ko umuntu agerageza imbaraga ziwe, wananirwa ukavuga ati byanga byakunda naragerageje biranga, ariko harimo akatege kawe. Nukuri twaragerageje gukurikirana processus kugeza ubwo twe twimutse tujya kuba hirya iriya hatari abantu benshi, dushaka uburyo bwo gufashwa. Tubaye igihe kitari kigufi, tuza kugaruka bitewe n'ubundi n'impamvu nyine twabaga turimo gushaka nyinshi. Imana igenda ibidufashamo. Ni byinshi, umuntu ntiyavuga ibintu bijyanye n'imyaka 5, 6 twicaye hano muri Kenya ngo abirangize, ariko muri ibyo byose nukuri mbikubiye mu mashimwe, sinyo bivuga ni byinshi. Ndashimira Imana. Hari igihe kimwe cyageze batujyana Gakuma, ntabwo mwari mubizi, kubera guhora kuri UN baraza baradufata batujyana Gakuma. Nari mfite inda y'amezi 7. Gakuma ni kure kandi twagenda ko mvuye ya gisirikare iri kwirukanka cyane. Icyo gihe bari bavuze nyine ko mbere ya corona igiye kuba nta bantu bagomba kugaragara hariya, ariko twebwe nyine bitewe nuko twashakaga ko ibintu byacu byihuta tukaguma tukagenda kandi batubujije. Nyuma baraza baradufata batujyana Gakuma. Nukuri Gakuma ni kure, ni kure cyane. Kugira ngo umuntu ufite inda y'amezi 7 uva ahangaha n'imodoka y'abasirikare n'ukuntu muzi yihuta, hanyuma n'imihanda ntiyari ikoze neza, sinzi pe, ariko Imana yacu iraturinda. Turagenda, twarayeyo, turagaruka, turaruha cyane. Twaragarutse gutya twamaduhitira kuri UN. Twaragarutse tuvuyeyo kubera ko bari baduhohoteye. Twari kumwe n'abandi bantu bari bavuye hano Kayore, baraduhohotera baratujyana. Bari baje gufata abantu bamaze iminsi baharara, kandi twe ntabwo twigeze tuharara, gusa twarahatindaga. Ariko nyine tugarutse tubona nta kundi, turavuga ngo kubera ko baduhohoteye nanone tugomba
tugomba natwe kubasumbura. Hanyuma turabasumbuwa pe, turabasumbuwa bakaza bakajya kutwingingira amafaranga ngo tujye gufata amafaranga kuri Hayasi, tukababwira ngo bayatuzanire hariya kuri UN. Iyo etape iratambuka, ariko muri ico gihe bakoreye abantu benshi. Mu byukuri bahise batuma dushiruka ubwoba, tuba serious n'ibyo twakoraga, duhita twumva kuko mu byukuri tugomba noneho gukora cyane kurenza uko twari ko dukora kugira ngo tuva ahangaha. Ndashima Imana cyane. Iyo ni inzira imwe ndende mvuze, ariko n'izindi nanone ni ndende. Nza ntekereza ko muri bene wacu mu badamu biwacu nshobora kuba ndi nkuwa kangahe nanje bakurikiranye process cyane pe. Jena nabwiye abantu ko ntaje gutura hano muri Kenya, gishoboka cyose nzagikora kugira ngo tuzajye hanze. Rero twari dufite bari baraduhaye muri Australia, dufite kugenda mbere ya corona ihitiba kubera ko twari line medical, batugarura cyagihe bagaruye bandacunguwe n'abandi, twebwe ibyacu birahagarara. Ngo bihagarare mpita numva tena kandi ngomba kujya kubasumbuwa, nuko turaguma tujyayo kenshi ngo baruhe baradukorera. Rero kuba tugeze kuri uyu mwanya nukuri ni nkaho umuntu ageze kuri resulta z'ibyo yagiye akora. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ndashimira abantu rero. Uru rugendo ni rurerure, habe no wovuga amasaha 2 n'ubundi wakomeza ukagumva ibindi, ariko ndashima Imana mbikubiye mu mashimwe y'Imana. Imana ishimwe kuko yaturindiye hano. Hagiye habamo ibibazo byo kurwara, habamo ibibazo byinshi cyane, umuntu agatekereza ngo ese ubu nitunagenda tuzagenda turi umukwiro, ariko ndashimira Imana yuko tugeze kuri uyu mwanya twebwe twese muri famille mwacu turi bazima. Imana ishimwe. Rero reka nshimira abantu badufashije. Ndashimira musaza wanjye witwa Miso. Nukuri sinzi uko nyamuvuga. Misoni yaradufashije. Uyu wacu yararwaye ntabwo yabashaga gukora. Hanyuma Misoni arambaza umunsi umwe ngo ese ngo niki kintu kijya kingora hano muri Kenya. Ndamubwira ngo ni inzu. Kuva icyo gihe ndakeka ko imyaka nkine itangiye kujya gushira, yahise afata umwanya wo kutwishurira inzu kugeza uyu munsi. Imana yo mu ijuru idakiranirwa imuheze umugisha. Ndashimira umukuru wacu utuye muri Amerika, Damiane. Nukuri yaradufashije ko ashobojwe n'Imana. Ntabwo agize iminsi myinshi cyane kandi yagiye nyine sa n'umuntu nyine nawe wagiye mu buryo bwo kwirwanaho, ariko yagerageje kudufasha mu gihe cyose twagiraga ibibazo. Mu byukuri twaramwitabazaga akadufasha. Imana yo mu ijuru imumugisha mwinshi cyane n'umuryango we. Ndashimira muzehe. Nukuri muzehe ntabwo akora pe, ariko imirimo akora irarutiye abantu benshi bakora. Muzehe ni umuntu ujya utuvugisha kenshi, ni umuntu udashobora kurya atamenye kuko twariye, ni umuntu ukurikiranira amakuru yacu hafi, yani turabibona tukwa tuba hafi. Nukuri Imana yo mu ijuru iguha umugisha muzehe. Honyine no kuvuga ngo afashe initiative yo kuza kudureba ahangaha, namwe murabona ko nta mbaraga afite. Rero Imana yo mu ijuru ikumbera umugisha mwinshi, tuzabikwitura tukiri kuri iyi si. Hanyuma ndashimira umuryango wacu w'abapfizi tubana hano mu nzu y'abadahugwa. N'abantu bagira ishaka ryinshi cyane, baradusuye batubaye hafi. Nukuri ndabakunda kandi nivuye inyuma, ndabakunda cyane. Imana ibampera umugisha. Ndashimira Moni niwe data uko nari mfite hano. Ntahaguruke mushimire mu bantu. Nukuri yambereye icyitegererezo. Yaradusuraga mu gihe icyo ari cyo cyose. Mu gihe cyose nabyaraga niwe muntu wazaga kumpemba mbere y'abandi. Rero bikanyereka ko turi kumwe. Imana yo mu ijuru iguheza umugisha mwinshi cyane. Ndashimira famille ya Andre. Ntabwo yabonetse ariko umugore wiwe arahari. Dema Imana yo mu ijuru bampere umugisha. Mwankoreye ibintu byiza cyane.
icyo gihe cyose twagiraga ibibazo nibo abantu twabwiraga tukababwira ati nimugere hano mu rugo ntabwo byoroshe bakaza. Ndashimira abantu b'inshuti zanjye, ndashimira abantu b'inshuti zanjye twabanye hano, nibabahaguruke mu barebe, ni abantu b'icyitegererezo ni ukuri. Hagati aho ndashimira famiye ya Bineza, umukobwa wacu mwiza, ndagushimira cyane mama. Imana yo mu ijuru izakumpera umugisha mwinshi cyane, ni ukuri ibyo wakoze byose ndabizirikana, Imana iguhe umugisha. Ndashimira rero abantu b'inshuti zanjye twagiye tugendana muri ubu buzima, famiye Janvier muhaguruke, famiye Muhubiri muhaguruke. Iyo umuntu yageze hano azayibagirwa abantu benshi. Aba bantu rero twarabanye, umuntu twajyanye Gakuma nuriya, badufata twembi batujyanye Gakuma tuba turwana na polisi, ariko turagenda turagarukana, kandi nawe nizeye yuko Imana izagufasha uri inyuma yacu. Ndabashimiye, Imana yo mu ijuru imbere y'imbaga y'abantu, Imana yo mu ijuru izabampera umugisha ku bintu byose bya bindi byose mwakoze. Ndashimira rero abantu b'iwacu, harimo abasengeneza banjye hano, harimo abana b'abakuru banjye, abantu benshi cyane. Ni ukuri ntawe uvuga abantu ngo barangize, ariko Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndashimira itorero ryacu, ndashimira itorero ryacu. Ndashimira itorero ryacu, mwatubereye icyitegererezo, ntawabona uko bavuga, ntawabona uko bavuga pe. Ndashimira itorero ryacu, kandi amahoro y'Imana azabane namwe. Ni ukuri mwadukoreye ibintu bitangaje, mwatubereye ababyeyi beza, muri icyitegererezo pe. Imana yo mu ijuru izabaha umugisha. Ndashimira korali yacu twari naririmbye, ndashimira korali yacu, korali zombi. Imana yabonye kwika ari cyo gihe cyo gukorana, kandi irasubira ibona ko ari cyo gihe cyo gutandukana, ariko nta kindi nabasabira nuko muzakomeza umurimo. Muzakomeza umurimo kandi Imana izabashoboze. Rero ni byinshi cyane umuntu yavuga, ariko abantu twasize tutavuze, wewe wumva ko twagusize, si uko twagusize kubera impamvu runaka, ahubwo nuko twabyibagiwe. Ndagushimiye Claude we, ndagushimiye papa mubyara wacu dukunda cyane. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha mwese, abantu bose batubaye hafi muri ubu buzima bwo muri Kenya, Imana ibahe umugisha. Igisigaye Imana yo mu ijuru namwe bafashe kugira ngo ibyanyu bigende neza. Mwe twese icyo twifuza no kuva muri ubu buzima, Imana ibahe umugisha. Ntabwo ibyo bagiye bavuga wenda turarenzaho gato, ariko dushima Imana kuko idukuye muri ubu butayu burebure bwagiye bubamwo byinshi. Kubera umwanya bari mutoya umuntu ntiyabivuga ngo abivemo byose,
mbere ndashima Imana kuko ari umukozi w'umuhanga wumvishe gutaka kwacu ibidukorera kubw'ubuntu bwayo tukaba tugeze kuri uyu munsi aho hasigaye iminsi ngahe tukajya aho twifuzaga kujya. Imana ihabwa icubahiro. Ubundi turabashimira kuko babivuze, hari umuryango wakoze byinshi bikomeye ntabona uko nobibabwira, kuko muri ubu butayu umuryango wagiye ukora byinshi bikomeye. Iyo umuntu ari muri uyu mwanya hari byinshi uzugaruka ukabona byinshi, ariko ndatinze cyane. Reka mbere yo kugera no kuri uwo muryango nshimira abantu bose batwitabye kuri uyu munsi. Hariho umuryango wacu nk'uko nabibabwiye w'abapfizi, mwagize neza abavandimwe, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Hariho abakwe bacu, hariho baramu bacu, hariho babyara bacu bagiye bava impande n'impande. Mubonye namwe umwanya tuziye, byatewe n'imyanya twavuye hano dutinzeho, ariko kandi duhura n'abashitsi bagiye bava impande n'impande, bituma nanone dutindaho. Ibyo nabyo nabishima Imana kuko yabahaye ubu buryo. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ndashima amatorero yacu yatwitabye, uhereye kuri iri torero rya hano nko mwakoze mwikoreye, ariko nshimira n'amatorero yandi, abashumba mwatanze umwanya wanyu kugira ngo muze dufatanye kuri uyu mwanya wo gusezerana namwe. Mbashimira kuri biriya byose twabanyemo namwe. Data wo mu ijuru abahe umugisha. Ndatinze kuko umwanya ari muto, ubu butayu bwabayemo birebire. Ndashimira Imana yarinze umubyeyi wanje, akaba yaraje agera ahangaha. Yari amaze iminsi ambwira ngo ninjya kugenda nzamumenyeshe. Batubwiye mu cyumweru kimwe, ndabimubwira kuko yiyumvaga ngo akeneye kubona abana baje. Murabona iki gihe mfite, ndi mu bantu bashatse batinze cyane, ariko birenze nubwo abadahurwa ngo tujya dutinda, ariko njenera nabirenze. Igihe mbonye n'abana nanone ntandukana n'ababyeyi igihe kirekire, tukaba ukubiri. Hari igihe yageragaho yadukumbura byamurenze, akaza yamara agasubirayo, umukecuru akaza agasubirayo ansaba icyo kintu, ariko Imana irabidufasha. Umusaza araza agera hano kuko icyifuzo cye cyari kimeze. Uyu mwana wanje yigeze kumbaza, arambaza ati ariko iyo mutubwira ngo habaho bashusho babahe barihe? Uko ni ukuri mbaye mbabwira, ariko nshimiye Imana rero muzehe kuko waje. Imana mu ijuru igumugisha. Bavandimwe, umuryango wacu mwangiriye neza, muramfasha kuko madamu yabivuze, kugenda umuntu avuga umuntu n'umuntu, hari igihe usiga bamwe b'ingenzi. Abapfizi mwese mwangiriye umumaro mu buzima bwanjye. Ngewe iyo ndeba 2017 nakoze impanuka ikomeye, ariko abapfizi bose batanze amafaranga. Umuntu barabizi, bariya bamoni barabizi, agiyamba hantangiye amafaranga guhera Kinshasa ukaza he muri bihugu, bagomba barambira ngo ngomba kuvurwa. Navuye mu buryo butangaje hano, ariko kandi mvurwa n'ubundi nakoraga hariya nkagaruka hano muri gahunda za hano. Muryango wanje mwagize neza kandi ndabakunda. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Nanone ibyarekeye aho tugeze na hano naho muri iyi minsi habaye ubutaha burebure, kuko bagiye babwira ibihe bigoye bivunanye, bigera naho ndwaza n'abana. Nanone umuryango urabikora, uhereye ku muryango mukuru n'umutoya, ku mwihariko umuryango muto wa Nzeyimana bambereye umumaro cyane. Bamvuriza abana kuko nabonaga bikomeye. Nanone nkuko mwene data bamuvuze, twagiye inama biba ngombwa ko tuvuza abana, ariko nukuri ntibyavuye ku mbaraga zacu. Kugira ngo urwaze umwana umwaka n'igice ntibiba byoroshe, ariko bampa inama yuko ngomba kubavuza mu buryo bushoboka. Batanga amafaranga menshi, umwana aravurwa. Tugeze mu mwanya wo kuvangaha, turumukwira. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Ubundi nshimira n'ubundi uko dukorana, muzamugira neza, haba ari abayobozi bacu n'akarere. Mwene data ndamushimira, n'ubu twahuye ndavuga ngo ni byiza kuko tubana. Mwene data munini aranyumva, ni inshuti yanjye. Nagize gushaka umwanya namubona ndabura, ariko duharambira ngo ndabyubahiriza. Data wo mu ijuru aguha umugisha mwene data. Nzi kuko mujye mukora byinshi kandi nukuri bikatugirira umumaro.
ubu butayu nk'uko babibabwiye hari inzira nyinshi abantu bagiye banyuramo, ariko muri ibyo byose Imana yo mu ijuru ni igisubizo. Amen. Abe nubwo mwaza mwumva umugore avuga ngo inzira bagendagamo je kuri iriya gahunda, hari igihe nabifatiye umwanya ndeba ubukana bifite n'uburyo bimeze, ariko iyo twisunze Imana idukorera ibikomeye. Imana yagiye ibana natwe mu buzima bugoye, ariko ibyo byose irabidufasha kandi Imana iradutabara. Hari igihe njyewe nigeze kurwaza umwana turi kumwe n'umugore, tugiye turavuga ngo ntabwo dufata moto kuko umwana araducikanira mabuka, ahubwo tugenda umwana ahwere tumufite. Biriya bitaro mubaye mubona bya Mama Rusi abaganga b'abana turaziranye cyane kubera guhura nabo. Kenyatta buriya kubera njye nakundaga kujyaho cyane n'abana, twari tumaze kumenyana n'abaganga cyane. Nimba mbivuga gutyo ni kubw'imbabazi z'Imana gusa. Nukuri Imana yagiye ibana natwe hahandi tubona kuko birangiye, ariko Imana ikadufasha. Nanone twagiye duhura n'abadufasha, haba ari imishinga, hari abavandimwe, ibyo byose Imana yabikoze, ihabwa icubahiro. Ubundi ndagaruka ku itorero kukenera ngo nihutisha umwanya kuko badusabye umwanya ntidutinda. Itorero ryacu Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Twabanye mu buryo bwose bushoboka kandi tugakundana, tukabubaha, mukatwubaha nk'abana, dufatanya muri byinshi. Kumwihariko umusaza hariya njyamufata nk'umubyeyi wanje kandi w'inshuti yanjye magara, twabanye neza n'abo basaza bose, numva umutima wanje urishimye. Bashumba mwagize neza, nanone mukomerezeho kuko ibi bihe ntabwo byorosha, ariko mwabyitwamwe neza, imitima yacu irishima. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Abavandimwe bacu b'itorero ryacu, muri inshuti zanje, muri inshuti z'umutima w'umuryango, twabanye namwe mu bihe bitandukanye. Na n'ubu ndashima kuko Imana yaturinze, nubwo hagiye habamo ibibazo byinshi, ariko ya Mana iracyari ya Mana. Twabanye muri gahunda zitandukanye, tukubahana, tugafashanya. Gusa aho nobasaba ni ukuri n'ubundi ko turavuga ngo aho twagiye nabi, aho mwatugaye, mutubabarire kugira ngo urugendo rugende neza. Ariko itorero mwambereye umugisha kandi muramfasha, bidufasha gukura kiroho ndetse no mu mirimo itandukanye, tujya inama, turatabarana, turafashanya. Na n'ubu mbifurije gukomera no gukomeza. Imana ntizihinduka, abantu barahinduka, ariko Imana ntizihinduka na rimwe. Ndashimira inshuti n'abavandimwe twabanye mu bihe bitandukanye. Hari abo bavuze famiye ya Janvier Muhubiri, twabanye mu buzima butandukanye hano hantu, ariko mutubera inkoramutima mu bikorwa bitandukanye. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Nanone sinareka kuvuga famiye ya Andre na madamu we, umugabo n'umugore, umwe n'umukwe wacu, ariko famiye zabo zambereye inkoramutima, zimpa ubufasha bukomeye. Uriya muntu mwamwumvishe batubera sponsor ni umusore utarashaka. Kubyumva ubwe byarantunguye cyane. Njyewe umunsi abaza umugore, nazambwira umugore ngo ntugakabye ibintu. Yari amaze kuduha amafaranga muri corona, numva ibyo yakoze birahagije. Abivuze ndavuga ngo ibyo yagerageje umuntu ntibikunda, ariko yaduha amafaranga apana kutwishyurira inzu. Yagiye aduha amadolari 100 uko ari kugeza sayi. Inzu twishyuraga 8,000, ubu nanone byari 15,000 kuko dolari ntigeze. Ni wa muntu utazanaga ngo ubwo inzu ya idolari 100 ryari 100. Data mu ijuru amuhumugisha. Nanone mama we ari mu bantu bamfashije mu gihe cyo kuvuza umwana. Yaratubaje ngo umwana bimeze bite, icyo genzi kuko yaduhaye amadolari ntuvuga menshi. Ibyo byose mwatubereye umugisha famiye yacu. Ndabakunda, ndabubaha. Nanone ise uriya mwana nkuko nababwiye, numwe bambwiye mubwiye kuko narwaje umwana, arambwira ngo byari bumbabaze iyo tubwira ko umwana yapfuye, kuko naramubwiye ngo nanze kongera kubabwira kuko mwamvuje. Arambwira ngo ibyo biroroshe. Bakoze inama, bampa amafaranga, bantegekera gahunda ntari mfite. Baravuga ngo nimba umwana abagwa ibyo biratureba. Bankorera ikintu cyankoze ku mutima. Nanone bavuga ngo indwara irashobora kuvurwa n'imiti
y'igishenzi, barambwira ngo bo barateganya kuzandihira indege nzaje kuzana imiti kubwegera, ariko bibuze gutyo bayinyujije Burundi, umuntu ayizana mu ndege anzanira imiti ya gishenzi hano dutuye Nyamafira. Nyuma yaho bampa amafaranga yo kuvuza umwana, baranambira ngo nimba bagwe tudukeneye kuko umwana agomba kubura ubuzima. Ariko ibyo byose Imana yarabyifashije irabikora. Data mu ijuru ahabwe icubahiro. Bavandimwe mwese mwagiye mukora uburyo butandukanye, ntabona uko ndondora. Nanone ndashimira umudamu wanje, muri ubu butayu buravuna cyane cyane cyane, ariko yambera umujyanama kandi akomera kwitwara mu bibazo. Ibyo byose mwumvaga zari inzira zo kurengera umuryango, ariko nanone tukaja inama mu bihe bigoye n'ibihe byoroshe. Kandi ni kimwe nabonye muri ubu buzima bwa Nairobi, hatarimwe bufatanye biragoye kugira ngo munyure mu butayu neza. Uko nukuri hari aho bisaba imbaraga zawe waba umugabo, hakaba naho hasaba imbaraga zawe w'umugore. Byabaye ngombwa njyewe nagaza mutuma hariya mu Rwanda kuri gahunda mbona zihutirwa akagenda. Ubu yaragiye inshuro zibiri bitewe nuko mpaye mbona biri bukorwe ibyo twifuza kugira ngo byuzure. Wakoze neza, uzitwara umwe neza, tugeze mu gisubizo gisaba ubwenge n'imbaraga Imana yaduhaye. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Soza nanone muri uru rugendo rusaba kwihangana. Bavandimwe bacu, nzi kuko urugendo rugoye, ariko mukomezanye mwihangane. Ariko ibyo byose kiruta byose, Yesu ni igisubizo mu buzima bwawe. Amen. Hari umuntu wambajije ikibazo kimwe, arambaza ngo by'ukuri mbwira icyo mwakoresheje muri iyi nzira. Ariko uko nukuri mbabwira, uretse Imana yo mu ijuru yonyine niyo yabikoze. Hari igihe ibi byageze ahantu binkurura gufata umunsi, simbabwira umunsi, ariko Imana yarabikoze bitewe nuko nabonye kuko ari umwanya wo kuyisunga. Mwegera Imana, izabafasha mu buzima bwa none no mu buzima buzaza. Reka nshimire umuryango mutoya wacu wanzeye Imana. Soza bavandimwe, twabanye neza, twari dufite mu mwanya, ndetse ubu nijye wari uyoboranye namwe. Mwihangane, mwambereye umugisha. Nanone famiye yacu mukomerezeho, mwihanganirane, mukore neza. Sinareka gushimira kuze hariya Bishazi, ni inshuti yanjye. Byamukwika itengera aza kudusezera. Nzi kuko twagiye tubana hano, twamenyanye bitinze cyane, ariko agiye byabaye ngombwa ko arara kwa muzehe kumureba kugira ngo aze kumbwira amakuru. Muzehe twabanye neza, tujya inama nk'abavandimwe. Imana yo mu ijuru iguha umugisha kuri buriya byose twagiye dufatanya mu nama no mu bitekerezo. Ndashimira ababyara banje bari hano, nukuri twabanye neza. Muyomba niwe wandise, ndabakunda cyane, ndetse namvaga nta buryo ngeze ku mwanya wo kuzabatura ku byo yankoreye. Bavandimwe namwe, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kuri biriya byose mwakoze. Ndashimira abavandimwe twabanye mu byo gusenga, nanone mukomeze, kandi Imana yo mu ijuru ibabere igisubizo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ntabwo ari ugukunda kuvuga, ndagira ko murabona ko muri benshi guhagarara hano ntabwo byoroshe, ariko hari akantu nari naratekereje ku mutima, maze kwicara nibwo nabyibutse. Ndashimira umushinga witwa Refugee Point, ni Mapendo. Kuva tugeze hano imyaka 6 tumaze, ntabwo twari twakagura ibyo kurya. Yatugaburiraga kugeza ejo bundi tubasezeye. Guhera ku isabune, abantu bamwe barabizi n'abandi. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Ndashimira Hayasi, yaramfashije kandi nanjye ncamwe umuyoboro, nanjye mfasha abandi. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha mwinshi. Rukijwe no gushima Imana mu buryo izitugirira neza, mu buryo mu mwanya tutaba tubirangariye, ariko Imana ikabidufashamo. Ibyo tutari dushoboye, ibyo tutari dufite, Imana ikabiduha. Imana ishimwe.
shimiye Imana mbere ndashima Imana kuko Imana yabanye natwe yaraturinze iriya nabaga namwe irabarinda mwebwe bari hano mwese ndayishimiye kuko Imana igira neza shimiye Imana kuko yabanye nanje mu gihe numvaga abana bavuga ngo bazagenda bamenyesheje kuko bamenyesheje iminsi bagiye kuzagendaho tekereza nanjye kujya numva nifuje kuzabageraho bahaye bagenda tugasezerana ariko rero nabikorereza mu bitekerezo kumva ni ibintu bikomeye cyane ndetse mbibwiye n'abandi nyine twari kumwe yo batutabonye itike yo ku ndege bati mu kumodoka hondi nayo yawe ndiworubipima bati ndetse n'igihe gituma bitekereza nuko ari urugendo utaragenda turahabona uko hameze nturumva uburyo bigoye ariko rero kuko urukumbuzi nari mbakumbuye rwari nk'umuriro mu mutima wanjye mu gihe twavuganaga nabo tukavugana n'abana bari abuzukuru banjye nubwo ari bato ariko iyo bambwiraga tuvuganye bakavuga ngo bafite icyifuzo cyo kuzaza nkabasanga bakambona tukabonana amaze bavuga gutyo ku rukumbuzi nari nsanganywe basubira kuvuga batyo byose bikongera nkama numva muri njyewe urukumbuzi ni kuko kumuriro ucanye umutima wanjye amaze rero habaye ejo bundi iby'urugendo nyine bibaye nubwo izo njonjo zabayeho ariko nanone urwo rukumbuzi rurakomeza rurampata ruranshoma mu mutima namani mvuga nyine ngo reka gira ngende uko bimeze kose niragize Imana kandi Imana nyine ndayishimiye cyane kuko yumvise gutaka kwanjye yumvise yabonye icyifuzo cyanjye Imana ibimfashamo pera ko turaza Imana iranyobora kugeza ubwo yashyikije hano amahoro aho abana bari nkomeye ndi muzima ku buryo ntatekerezaga na ku bandi buryo babivugaga banjonjorera ariko Imana yaramfashije ndayishimiye cyane kuko Imana yamfashije ikanyobora ikanshyitana amahoro uwo mwanya ikawumbonera Imana ishimwe ubundi rero nshimiye aba bana nyine kuko Imana yabanye nabo mu gihe twari tugize iminsi itari mike dutandukanye nabo banaje mu gihugu kino nanjye sigaye iriya tuvugana amakuru yangeragaho kenshi ambwira ibibazo barimo by'indwara bagiye bahura nazo bararwara ubwabo barwaza abana kandi igihe kitari kimwe iminsi itari mikeya bakarwara bagiye mu bitaro niyo bakize bagira ukwezi ngo basuye kurwara ari abana ari se numvaga bimeze rero kugeza habe na mama wabo nawe numvaga arwaye ariko cyane cyane indwara z'abana zabagizeho igihe kirekire n'iza se w'abana ariko Imana ndayishimiye kuko yabanye nabo irabafasha muri ibyo bibazo by'indwara irabikemura irabakiza ndayishimiye cyane Imana ishimwe cyane yagize neza ubundi rero bamaze kugera ino banambwira nyine uko bari ino n'abaturanyi bari kumwe numva bambwira kuko babonye inshuti abaturanyi beza babanye neza ari abo mu rusengero hari n'abandi babanye hino aho ngaho mu muhanda barimo nshimiye Imana cyane kuko ibyo byose yabikoze irabafasha ibaha abaturanyi beza ibaha abo bakorana mu rusengero beza Imana ibaha umubano mwiza ibagirira neza kugeza n'uyu munsi rero bagiye gutandukana nyine abangaba bimuka urusengero basigara ndayishimiye cyane kuko Imana yashoboye kubagirira neza ibaha uwo mugisha wo kubana neza none kugeza n'ubu ngubu Imana ishimwe no kuri baturanyi bose ndayishimiye kuko yabaye abaturanyi beza ubundi rero shimiye umuryango wacu w'abapfizi ni abantu bagira umubano mwiza baza babana neza bagira umutima w'urukundo bakundana bashyira hamwe ugize ikibazo muri bo yabereke ikibazo afite
bakabanguka kumugeraho, kumusura, kumufasha. Uyu musore mu gihe yagize ibyo bibazo kandi yabigizemo iminsi miremire kuva azino akiri n'iriya, rero ikibazo yakigiriye iriya, akora impanuka, ajya mu bitaro baramuvura iriya ntiyakira neza, afatiraho urugendo rwo kuzino akirwaye. Araza amaze kugera ino nta bushobozi yari afite, ariko rero ikibazo aseretse umuryango ubyumva vuba, uramutabara, uramufasha, uramuvuza. Aho bakoze neza umuryango wacu, Imana ibafashe, ibaha amahoro, ibaha umugisha. Ntibwabo bwo bwonyine, na nyuma yabo izo zindi ndwara zisubiye kumufata n'iz'abana, nanone ntibarekeye aho, bakomeje kumutabara, bakomeje kumufasha, kugeza nyine ibibazo Imana ibikemuye. Ndayishimiye cyane kandi nshimiye n'umuryango wagize ibyo byose. Nuko n'abaturanyi rero bose nabo bazaga bagira nyine ubwo bufasha, bakabatabara, bakagira umutima mwiza. Ndabashimiye mwese. Ubundi Imana rero ibane namwe, ibagirire neza. Nuko abagirira abandi neza, Imana nabo izibagirira neza. Nuko mwihangane muri uko kugira neza n'abandi bose. Ibyo mwakoreye uyu musore mubigirire n'abandi bose. Ibyo byose ni by'Imana izikunda cyane ku bantu. Ndabishimiye cyane. Imana ishimwe kuri ibyo byose yakoze. Imana ibane namwe kandi nabo ibafashe rero mu rugendo rwabo, komeze bayobore kugeza ubwo izabashyitsa, iyo bajya amahoro bakabana amahoro n'abana basanze. Arakoze musaza, dukoresha iminota neza. Reka Kamara avuga ijambo rimwe ngo yari yibagiwe, muze nakomeza atambuke. Muri iki gitondo cy'uyu munsi yuko twaramutse amahoro twebwe twese, tukaba twageze aha ngaha. Abaye muri iki gitondo nje numvishe kuko sinari nshoboye kuza kabisa. Habaye nijoro, ibitekerezo bizari byinshi mu mutima wanjye, ndatekereza numva kuko ibitekerezo birenga umutwe wanjye. Ndavuga ngo sinzoza, ariko hagiye kuba none mu rukera saba Imana, ndavuga ngo Mana umbashishe shobore kuzogera hariya. Abaye muri iki gitondo ndaza naje kare cyane, mbanza guca hariya mu rugo, sita hariya mu rugo nsuhuza abana. Kubwo gusuhuza abana sarire ibintu bizabigora, ibintu bizabigora cyane ngo ndebe ngeze mu nzu, ndavuga ngo se iyi nzu igiye gusigara gutyo? Tibeneyo kuko bose bagiye kugenda ntuku tinzosubira ninjire hehe. Nuko turicara kugeza ubwo twaje na hano. Ariko muririmbyi yaravuze ngo iby'Imana ikora ngo biza bidutangaza, kandi ngo iby'Imana ikora ntawo bikoma n'inkokora. Ibi bintu twabisabiye Imana kuva kera, twazaga tuvuga ngo Imana ibafashe bazogende kabisa. Icyo gitekerezo abantu bakagikora kandi tukabivuga. Noneho nyuma yabwo yazasigara agera iwanjye, namubaza akaba hagira gutya amaboko ngo ibyo ngibyo ngo uzureka kubimbaza. Bwaca Revera hariya niwe bakundaga babanaga, namubaza ati ibyanjye na Serugo, ati twembi turi bamwe, none se nduko muzoba muti? Ariko tugejeje kuri uyu munsi, nukuri uko nababwiye, ibitekerezo ni byinshi by'ababyeyi, ni byinshi ntubona uko mbivuga. Ubu ngubu kera kose
nkatwe bakuru abakobwa bazaga baza gutaha ugasanga induru yavuze mu mazu, ariko bukeye ibi byo kubombora birahaba. Bimaze kuhaba ukumva ngo umwana yagize atya ngo yagiye, bya bine ntizure kugira ikindi gitekerezo cyo gusubira gutekereza ikindi kintu. Ariko ibi ngibi bibaye kandi ibi birasa na bya bindi bya kera byo kuza gucyura, kuvuga ngo umwana bamwifurizaga amahoro ukifuza ngo icyomba Imana ngo azogende, ariko iyo bigeze mu mwanya wo gutandukana hazaba akabaro gakomeye. Kandi mu byumve nubwo tubisaba ngo twese niko dutegereje ngo kuzojayo, ariko isi n'isi hari uko hameze na hano niko hameze, ariko tukaba dushimye Imana. Ni ukuri nubwo mbivuga gutyo, tukaba dushimye Imana kuko yabaciriye inzira. Aba bana bacu nje bose ni n'abana, guhera ari kuri uyu Kamaro, ari n'uriya Serugo n'uyu mugabo wundi, bose nje n'abana, uko bose n'abakwe. Ariko nkaba nshimye Imana yuko Imana yabaciriye inzira bakagenda, ejo bakazohoruka amahoro, tukumva koko bahurutse amahoro. Kweri turama tubasabira Imana ibafashe hagati mu rugenzi, nuko Imana ishimwe. Je ko ndumva niyo minota bavuze ntabwo nimara, ntitwovuga amajambo ntazashira. Shimiye Imana gusa kuko mbaye mu mwanya w'aba bantu bahaye bagenda. Uyu mupasiteri na Kamaro baravukana, Serugo n'umwishwa wacu, urumva bose ni amaraso amwe kandi bagendeye rimwe, bose n'ibishwa b'abapfizi. Mpagaze aha gushima Imana, mpagarariye se wa Kamaro, ni mwene data wacu. Jewe naje hano nzindutse nzanywe n'ibibazo byo kurwara. Kamaro adufasha muri byinshi. Jewe urunugenzi rwa kabiri akaza kuntega akamfasha ku bitaro ngataha, ndasondagaruka urunu bwa kabiri kugeza igihe umudamu nawe aje aramufasha. Urumva ibyifuzo byanje kwa rukugira ngo nitumara kubaherekeza tugeze muri goro naje namengira ngende mpuruke Busiya ntahe, ariko narone ibyatuzanye ntiturabirangiza. Dushimye Imana kuko ibaciriye inzira, iminsi babaye hano muri ubu butayu baraburangije. Dushimye Imana yabaragiriye hano muri iki gihugu. Dushimye Imana yabahaye uwo mutima wo kuguma gufasha abantu. Mukuri kose Kamaro yakoze imirimo ikomeye, titwayivuga nonaho umurimo n'uwundi ngo tubishobore. Yakoreye umuryango wacu wo Mwamugisha, akora umuryango wo Mwasogokuru Rugiranka, akora umurimo wo mu bapfizi. Yakoranye n'uyu mugabo Mariko iminsi myinshi cyane. Turabashimiye kubyo mwakoreye umuryango, Imana baheza umugisha. Ikindi congeyeho, shimye Imana yagaye Mariko. Iyo yari yaragiye ntitwara dufite ibyiringiro kuko tuzongera kumubona, ariko umunsi umwe twumva ngo yabaho. Uwo munsi twamye tubisoma ku mbuga turishima cyane. Baje twagiye kumwakira, Imana yabikoze gutya imugarura muri iki gihugu, akaba aha yakorera umuryango kuri none. Imana imuhereza umugisha, kandi Imana yamukoreye uwo murimo ikamubahora muri kiriya gihugu. Imana ihabwa icubahiro. Mariko turamukunda mu muryango, kandi uko ni ukuri. Ikibereka kuko tumukunda, umunsi yarayashitse twaramye tumuheza umwanya wo kuja gufomora. Ico nico kibereka kuko dukunda uriya mugabo. Dushimye Imana yaragiye aba bantu bose twaje guherekeza kuri none, yakomeje kubana nabikarinda imiryango yabo. Imirimo bakoze ntitwayirangiza, ahasigaye tubifurije urugenzi rwiza. Iyo bazogenda bazoguma bamenye umuryango, bagume bite ku mfubyi n'abapfakazi n'abasigaye. Bagiye kumva amatelefone ya buri joro n'igitondo, ntimukayinube. Ahasigaye Imana izobayobore mu rugenzi rwiza. Murakoze.
nimubanze mumpere data icubahiro urambura ikiganza cyawe we namba utari ikimuga cyane. Haleluya, Imana ibaho umugisha. Nimwongere murambura ibiganza, rambura ikiganza cyawe we kuratenguha se cyane. Haleluya, Imana ibaho umugisha. Turashima Imana kubyo Imana yakoze. Ubu butayu ni burebure kandi ubutayu niko bwama. Somya amateka y'Abisirayeli niko byagiye bimera, natwe niko byatubereye. Turashima Imana kuko Imana iciriye ababana inzira. Mu cyifuzo cyanje n'amasengesho yanje nasengeraga abana nyine ngo bazambanzirize bagende, ariko nzi ko ngo mufite ubuhanuzi ngo ningenda ngo mwese ndabuzasigara. Ariko njewe sinje wabyeretswe, ariko ni mukubyumva. Shima Imana kuko Imana yaturinze. Nimuhoreka, nimuhore mukomeze ubwo buhanuzi. Shima Imana kuko Imana yarinze umuryango wa Serugo, Imana ikamuragira. Hari akantu bavuze karambabaza ngo merci ngo yasigaranye n'abandi, yasigaranye n'abandi. Ejo umudokiteri yarambwiye hariya bati ndi mukubona se merci ajana n'Abakenya, atari ko Imana yo mu ijuru ishimwe ko nzumva merci yageze muri Australia, atarasiwe hano. Ati uwo mwana ari mukumbabaza nkumva namubona nkumva ndababaye, ariko se mwamusigiye iki? Ibyo mwavuze numva ndababaye ngo ari kumwe n'izindi nshuti ziwe. Serugo yamfashije muri byinshi. Nararwaye ta bitaro bya Nairobi atazi, aranshorera aramvuza akantu kose. Navujwe n'amafaranga menshi, ariko ni uyaza. Turi kumwe. Naje kubona ibagitiri y'amafaranga nsanga n'ibihumbi $10 by'idolari na kimwe na $600. Ariko nkabona ibyinshi ni Serugo bitangaga, nubwo bariya bari muri Amerika babyoherezaga, ariko ni wewe wari ufashe inkingi nini cyane. Akantu kose Serugo yarakamfashagamo, akagera mu rugo agahamagara imodoka ikanjana. Nyarukundo we imirimo ni myinshi yakoraga. Narababaye ariko ndishimye kuko bari bamaze igihe hano. Shimye Imana yo mu ijuru kuko ibajanye muri kiriya gihugu, kandi twese nicyo twifuza. Sekretari na muvandimwe n'abana banje, jewe hanini ndi umupfisi, ako mutakomeye Imana amacitse. Imana yo mu ijuru, sekretari uyu nguyu twakoranye imirimo myinshi, twaraganiriye na Kamaro, twarabanaga mu mirimo myinshi. Iby'ukuri ndashima Imana yo mu ijuru, ntituzabibagirwa. Madamu wiwe ntituzakwibagirwa imirimo wakoreye hano. Imana ibaho umugisha. Abapfizi, sekretari ni umuntu w'umuhanga, ariko yatwegereje undi mwana murumuna we, niwe wabaye kontabule w'itorero kandi. Urumva abapfizi n'abahanga mu bintu byose. Kino kibanza muduheze n'abandi baze. Turashimye iby'ukuri kuko Imana ibacira inzira, kandi turanezerewe, tuzakomeza kunezerwa, kandi natwe tuzatuma tubatekereze ku mirimo mwakoze. Navuze ngo namba ari jo banje nokoze byinshi, ariko kuko rimwe mugiye ndabyizeye kuko Imana yo mu ijuru izakomeza kubana namwe muri kiriya gihugu. Tikikabahindure ahubwo muzagihindura. Imbaraga z'Umwuka Wera zijyane namwe muri urwo rugendo. Urakoze. Nari mperuka hano mu mwaka ushize wundi kubasura, none ngiriwe amahirwe kandi yo kugaruka hano kubasezera. Imana ishimwe. Icya kabiri,
ndashima imana yuko bofu kamaro twavukanye yari umukorege wanjye usanzwe ku ishuri twariganye, nyuma yo kwiganaza kuba muramu wanjye, ni ukuvuga ngo turaziranye cyane. Ndashima imana ko yatubereye umuvandimwe mwiza kandi agakomeza kuturerera umwana neza. Niwe mushiki wanje ngira wenyine, yavutse wenyine, nta wundi mukobwa tugira. Rero imana ishimwe cyane, kandi ni bato kuri nje ariko kandi ndabubaha, ndanabakunda cyane. Ikigira kabiri, ndashimira abavandimwe, bizanyeretse yuko Kamaro abana n'abantu neza. Iyo nza gusanga wenda atafite abantu nk'aba ngaba byari kumbabaza cyane, ariko bimpa icyizere yuko n'ahandi hantu azagera azabana n'abandi bantu neza. Ijambo rimwe gusa rikuru nari nshatse kumubwira ni irinsomye hano muri iyi Zaburi. Mu by'ukuri Imana niyo idufasha byose, kandi utegereye Imana. Abantu twumva baje hanze tugashima Imana ngo Imana yakoze igitangaza, si uko bagiye hanze, ahubwo ni ibikorwa bakora bageze hanze. Igikorwa nicyo gituma abantu bavuga ngo ni igitangaza. Nimugenda ntimugire ibikorwa mukora, mubikora mu muryango, mubikora mu itorero, mubikorera igihugu. Nimugenda ntimugire ibikorwa mukora, nta gitangaza kizaba cyabaye. Na ahantu nk'ahandi mugiye ni mu buzima nk'ubundi mugiye. Rero Imana ibaho umugisha, mutambuke baha impano. Soza nshimiye ba Muyomba na ba Mushenge bature barashaka gutaha. Tukuri nshimiye Imana ko ngiye chairman Mike ari hano. Yaragiye amaze kuzinduka ansigira umuryango. Turakorana n'abanyamuryango, ndabayobora, baranyoboka. Ariko icyo nshima cyane Imana nuko yavuye hariya akaba asigaranye umuryango. Iyo tugiye tuzakomezanya. Murakoze. Rakoze, reka twumve muzehe.